Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Turakomeza kugendana turyoherwa n'ijambo ry'Imana, turisangira ndetse tukagira n'aya mahirwe yo gufatanya kurisobanurirana kugira ngo rikomeze nyine ritwubake kandi ryubake ubuvandimwe bwacu. Maze iminsi mbona mesaje ku rubuga cyane cyane ku bashakanye, mbona Silas na Alphonsine ababyeyi bacu bahangayitse kubera bamwe mu bashakanye basiba kandi ntibagaragaze impamvu batitabira nyine ibikorwa cyane cyane amahuriro y'umuryango. Nagira ngo mbabwire yuko nanjye nsangiye nawe rwose uko guhangayika, kuko nimba twarakoze amasezerano ni ukugira ngo tubashe kugendana kandi tubashe no kubaka nyine umuryango. Birumvikana niba bishobora kubaho umuntu akagira impamvu ndetse n'ibibazo bigakomeza bikaba birebire, ugasanga n'umuntu asibye kenshi, ariko gusiba nta muntu ubizi, nta muntu uzi uko bikugendekeye, ariko ugasiba byakagombye kuba ishyaka rya buri muntu kubasha gusangira ubuzima n'abavandimwe, kuko niba turi mu muryango umwe twakagombye kumenya nyine kwiga gusangira ubuzima, byaba ari ibibazo tukabinyuranamo, byaba ari ibyishimo tukabisangira. Ibintu byose nimba koko turi abavandimwe twakagombye kubisangira. Niba rero umuntu atazibye, nta kintu mwasangira. Icyangombwa ni ukumenya gusangira ibyo byose Imana iduha, kandi tukwibuka yuko Nyagasani Yezu yatugize abavandimwe muri Kiliziya, by'akarusho yongera itugira abavandimwe nyine muri uyu muryango wa Padiri Mawuri. Kuko rero haza n'abandi batugwa mu ntege, birakwiye ko natwe twakwikubita agashyi rwose, abantu bitabira iyo mibonano yacu iyo twahuye, cyane cyane abava kure rwose, cyane cyane abapfakazi ndabashimira, baritabira cyane, n'abandi bose abatitabira rwose mwikubita agashyi. Ariko niyo utakwitabira, abavandimwe bakamenya ibyawe, ni n'uburyo bwo kubasha kubona ubufasha umuntu yakenera kugira ngo twese koko ubuzima buturyohere muri Yezu Kristo, kuko nta n'umuntu yigeze udushyiraho ikiziriko ngo tujye gukora urugendo kandi dukora amasezerano. Ibyo tugomba kubyibuka, tugomba yuko amasezerano twakoze ntabwo ari ukugira ngo tujye imbere y'abantu tuvuge ibintu runaka, ahubwo ni amasezerano twagiranye na Yezu Kristo. Nimba utitabira, ni uko ayo masezerano utayaha agaciro. Nimba utayaha agaciro se, wayakoze kubera iki? Buri wese agerageza abyibaze, cyane cyane ndabibwira abasiba, nta mpamvu bagaragaje kugira ngo rwose bikubita agashyi mu buryo bwa kivandimwe, nimba hari ibibazo bihari bigaragara babiganireho, ku buryo twese tubasha gusubirana ubuzima nyine muri uyu muryango, dufashijwe n'ubuvandimwe, dufashijwe n'uko Imana nyine igenda ibidushoboza. Tugaruke rero ku masomo y'uyu munsi, amasomo y'iki cyumweru meza cyane, kuko ijambo ry'Imana rihora ari ryiza, kandi buri munsi rigenda ritubwira ibintu bishyashya bigomba kutwubaka, bikaduha n'imbaraga nshyashya zituma dukomeza nyine urugendo rugana Imana. Mu isomo rya mbere twabonye umuhanuzi Yeremiya bamumereye nabi, kuko burya iyo umuntu avuga ukuri, kenshi na kenshi usanga abantu batamwumva. Na Yeremiya nuko byamugendekeye burya, kuko yari umuhanuzi akavuga nyine ubutumwa yari yatumwe, ariko abandi bakumva nyine ko ibyo bumvaga ko bashaka ko ababwira si ibyo yababwiraga. Burya umuhanuzi ntabwo agomba kuvuga ibyo abantu bashaka kumva.
iyo abahanuzi bagiye nyine baryoshya ururimi kugira ngo bashimishe abantu runaka, usanga ibintu bitagenda neza, usanga ahubwo byanazambye. Ntabwo rero uyu muhanuzi Yeremiya ibyo yashatse kubikora ngo agende aryoshye ururimi abwira abantu ibyo bashakaga kumva, ahubwo yahanuye atanga ubutumwa yahawe gutanga. Abantu ubwo babyakira nabi, bamuteza umwami arababwira mu mugenzi uko mushaka, bamushyira muri iriya siterne yuzuye ibyondo, nuko nyine habaye uriya mwana w'umwami akamutabariza, noneho akabwira umwami nyine ukuri, noneho bakagenda bakwinjiramo. Maze rero bavandimwe, ibyo birashaka kutubwira iki? Birashaka kutubwira ko twebwe nk'abakristu tugomba kuba icyitegererezo. Icyitegererezo kandi ntabwo bivuga kugenda twigisha abantu na Bibiliya muko wankunze kubibabwira. Oya, burya dushobora kuba icyitegererezo buri wese mu buzima bwa buri munsi agerageza guha agaciro ubukristu bwe, guha agaciro, akavuga nimba ndi umukristu w'umucuruzi, ndagerageza ku buryo mu bucuruzi bigaragara ko ndi umukristu. Burya baravuga ngo umukristu w'umucuruzi ntiyunguka, ariko arunguka, ntabwo azunguka ibya mirenge nk'abiba, ariko niba arunguka inyungu igereranyije kuko aba atibye, ariko akunguka kubera ko ntabwo Imana yareka umuntu wayo nyine ngo imusige ku gasozi gusa. No, tugaragaze rero ubukristo bwacu, ntituvuge ibiryoheye amatwi y'abantu kugira ngo tubashe guparitisipa mu biganiro byabo, ahubwo aho turi, aho tuba, bigaragare ko kuko turi abakristu, byongeye bigaragare ko turi abakristu bakiriye umuhamagaro w'urukundo rw'Imana na Kiliziya mu muryango wa Padiri Mawure. Byose birasaba ubutwari bukomeye, ubutwari dufashwamo na Roho Mutagatifu. Birumvikana ko ntabwo ari igikorwa cy'abantu, ariko twese tugomba gufatanya tukakira Roho w'Imana akatubwiriza, akaduha ndetse n'ubutwari bwa gihanuzi. Umuhanuzi nahoze mbivuga ko ntago avuga ibyo abantu bashaka kumva, ahubwo atanga mesaje, ubutumwa yahawe, kandi bukagera kuri bose. Mu isomo rero rya kabiri twakomereje aho twari twageze ku cyumweru gishize. Twabonye ba bantu b'abahamya babayeho bakurikiza nyine ukwemera mu buzima bwabo bwose. Mu cyumweru gishize twabonye n'amazina, noneho kuri iki cyumweru ho isomo rya kabiri riratwibutsa abo bantu bose, rirakomerezaho. Noneho rikatubwira ngo dukikijwe n'abo bahamya, duhagarikiwe n'abo bahamya babaye intwari mu kwemera. Muvandi, nongere mbisubiremo, narabivuze ku cyumweru gishize, ntabwo uri uwa mbere uri mu rugendo rw'ubukristu, ntabwo uri uwa mbere uri mu rugendo rw'impano shingiro y'uyu muryango wa Padiri Mawure. Hari abandi bakubanjirije batanze ubuzima bwabo bwose, nibakubera icyitegererezo, ubarebereho, twese tubarebereho. Niba hari washakanye wanogeye Imana, turabazi no mu Rwanda, tuzi ba Sipiriyani na Dafroze n'abandi bose, ababyeyi bacu, abo mu muryango tuvukamo, bose bagiye bagerageza kunogera Imana, bose banogeye Imana mu kwemera. Nibatubere rero icyitegererezo kugira ngo natwe urugendo rwacu rube rwiza kandi rukomeze nyine rushyigikirwe n'izo ntore z'Imana. Ubwo rero duhagarikiwe n'abo bantu babaye intwari mu kwemera, ni mucyo dukomere, duhagarare, dushinga imizi mu kwemera, kandi cyane cyane duhanga amaso Yezu Kristu, we ntangiriro n'iherezo ry'ukwemera kwacu. Murumva rero abo bose batubereye urugero, atari ukugira ngo twihugireho, ahubwo ari ukugira ngo duhange amaso Kristu. Muvandi, aho uri hose, ukwemera kukuganishe guhanga amaso Kristu.
atari uguhanga amaso ibibazo byawe, dore noneho byangoye mbigenze ntoya. Igihe cyose uhanze amaso Kristo, Kristo azanakemura n'ibibazo byawe. Igihe cyose uhanze amaso Kristo kandi ukabaho gikristo mu buvandimwe buzira uburyarya, nta kabuza Yezu Kristo azagutabara. Dufite rero ibyo bimenyetso, dufite abo bantu babaye intwari, tubitegereze, tubigireho, urugendo rwose rukomeze, kuko nta na rimwe tugomba gusubira inyuma, kuko Imana yacu iduhora iruhande kandi igahora itubwiriza ibintu bishyashya muri twebwe, kugira ngo nyine isi ibone ko Yezu Kristo yatugendereye. Murumva rero ko uko duhagaritswe n'Imana birumvikana, ariko duhagaritswe nanone nuko kwemera ko abo batagatifu b'Imana bagenda nyine badusunika kugira ngo dukomeze tugere ikirenge cyacu mu cyabo. Murabona rero n'ivanjiri iragenda iganisha aho ngaho. Yezu ati rwose naje kwatsa umuriro hano ku isi, kandi ndifuza yuko uwo muriro wagurumana. Uwo muriro nta wundi ni umuriro wa Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ni umuriro, ni umuriro, kandi uwo Roho Mutagatifu ushushanywa n'umuriro, twese twaramuhawe mu gukomezwa. Noneho yongera gushimangirwa n'amasezerano twakoreye muri uyu muryango. Murumva rero Yezu Kristo arashaka ko uwo muriro wagurumana ukagurumana ku isi, kandi buri muntu wese akagira amahitamo ashingiye kuri Kristo kandi aganisha kuri Kristo. Bavandi, nimba uri umukristo koko ubifata au sérieux, ugomba gukora amahitamo kenshi na kenshi, kandi ayo mahitamo ukora ntabwo yayandi abantu bose bakomera amashyi, oya, ahubwo ni ya mahitamo atuma abakureba, abagukikije, abakuri iruhande babasha kwibaza. Nimba amahitamo yacu adatuma abantu bibaza ibanga twibitseho, turacyafite urugendo rukomeye rwo gukora. Wibaza uti ese ko buri munsi mba muri uru rugendo, buri munsi nkomeza urugendo mu kwemera mu bukristo, ese amahitamo yanjye yatumye abantu bankikije bibaza ibanga nibitseho? Ibanga nta rindi ni wa muriro Yezu ashaka ko ugurumana, umuriro wa Roho Mutagatifu. Twaramuhawe rero. Roho Mutagatifu adufashe, Roho Mutagatifu aduherekeze, Roho Mutagatifu cyane cyane atumurikire, dufate duhite dukore ya mahitamo atuma koko abantu bibaza, abantu bakashobora kuba bagarukira Imana kubera amahitamo abakristu bakoze, kandi amahitamo meza, ya mahitamo ashyira aho umwanya wa mbere Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi, ya mahitamo yubaka ubuvandimwe buzira uburyarya, kubera ko nyine yashyize Imana, buri muntu wese yashyize Imana ku mwanya wa mbere mu buzima bwe bwa buri munsi. Murabona rero bavandimwe, dukomeze tugendane, dukomeze turyoherwe n'iri jambo, ariko buri muntu wese muri twe yemere abe igikoresho Yezu akoresha kugira ngo yatse uwo muriro wa Roho Mutagatifu mu mitima ya bose. Burya umukristo yubaha uburenganzira bwa mugenzi we n'ubwigenge bwa mugenzi we. Niyo mpamvu niba koko twebwe twakiriye uwo muriro wa Roho Mutagatifu, abatawakiriye turabihorera, ariko tukaberera imbuto kugira ngo nibura barebe amahitamo yacu, ibikorwa byacu bibashyire muri kirize yo kwibaza, ariko uriya muntu yibitseho iki gituma ahora ameze kuriya, ahora aseka n'ubwo bwose ibibazo bitabura, ahora ari umuntu ufasha abandi n'ubwo bwose atari umukire, adatunze ibya mirenge, ahora yimirije imbere icyateza imbere mugenzi we. Ibi byose ni ibanga twibitseho, kubera ko umuriro Yezu yawakije muri twebwe deja.
umuriro yarawakije. Natwe rero duhindutse les apôtres, abigishwa bagenda bakwiza hose uwo muriro nyine wa roho mutagatifu Yezu ashaka ko waka kandi ukagurumana. Gusa twongere tubyumve neza, twumve yuko muri iyi si tutagomba kubaho mu bukristo bwacu tugira ngo abantu badukomere amashyi, oya, ahubwo tugomba gukora ibintu bituma abantu bose bibaza, kuko ubutumwa bwa gihanuzi dufite ni ubutumwa bwo kuvuga ukuri n'ubwo bwose kwaducisha umutwe, tukabanza tugashishoza, yego, ariko tukavuga ukuri, tukakuvuga ukuri, tukakubwira abo tugomba kukubwira, kandi mu gihe nyacyo, na roho mutagatifu abidufashamo, kandi tukumva yuko ibyo byose hari abatubanjirije babikoze neza cyane, bityo ntabwo tugomba kugira ikintu cy'isoni cyangwa cyo gutinya, kuko Imana yacu turi kumwe kandi irashaka kwatsa umuriro nyine dukoresha, ko twebwe turi ibikoresho by'Imana yacu, turi ibikoresho bya Yezu Kristo, kugira ngo umuriro wa roho we waka ahantu hose, kandi abakristo bose bagira amahitamo koko ya gikristo, ya mahitamo azatuma isi yibaza kandi ikagarukira Imana bwangu. Maze rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Luka, kuva ku mutwe wa 12 kuva ku murongo wa 49 kugeza kwa 53, ariko murebe n'andi masomo y'uyu munsi. Isomo rya mbere ryakuwe mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, isomo rya kabiri ryakuwe mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Ayo masomo yose murabona ni menshi kandi meza, aratubwira byiza, tuyahuriremo adutunge kandi koko adufashe kongera kwikubita agashyi, kugira ngo urugendo rwacu muri uyu muryango wa Padiri Mawuri rwongere rugire ibyiza, ibyishimo, isura nshya, uko nyine roho mutagatifu agenda abitugenera. Ushobora byose nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na roho mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.